Uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuri Irene Murindahabi ndetse n'umufasha we Liliane Nishimwe. Uyu munsi wadutegerejwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, abantu benshi bari bategereje uyu munsi bibaza se bizaba bimeze bite. Ni mu gihe abantu benshi bari bategereje iyi tariki 15 Kanama 2026, umunsi w'akataraboneka kuri Irene Murindahabi ndetse n'umufasha we Liliane Nishimwe. Uko amafoto ndetse n'amashusho agenda asohoka, biragaragara ko uyu muhango witabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, abantu b'ibyamamare cyane cyane muri showbiz nyarwanda ndetse n'imyidagaduro nyarwanda. Reka turebere hamwe ubukwe bwa Liliane ndetse na Irene Murindahabi ukuntu bwagenze. Turebane iyi video kugeza ku musozo, nguhaye ikaze. Muri Gicurasi 2026 nibwo Irene Murindahabi yatangaje ko agiye gukora ubukwe na Liliane Nishimwe. Ibintu byatunguye abantu benshi, ariko nanone barabyishimira bitewe n'ukuntu Irene Murindahabi yagaragaje amarangamutima. Bigaragara ko uyu munsi ari umunsi yategereje kuva kera, noneho uyu munsi urabaye. Mu gihe abantu benshi bakomeje kugenda babatega iminsi bavuga se bizagenda gute, buzaba, ariko noneho uyu munsi wabaye agatangaza, aho uyu munsi wagiye witabirwa n'ibyamamare bigiye bitandukanye. Hari abantu benshi babwitabiriye batari bazi ko bari buboneke muri uyu muhango, ariko abantu benshi byabatunguye. Muri ibyo byamamare byitabiriye uyu muhango harimo Rocky Kimomo, harimo Junior Rumaga, harimo Kimenyi Tito, ndetse kandi harimo na Kiss Easy umuhanzi nyarwanda, ndetse kandi harimo Mahoro Nasiriwa BNB na Philipita. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo abo ngabo ndavuga nibo bantu bari bambariye uyu musore MIE Murindahabi Irene, nibo bari bamwambariye. Ubwo noneho hari abandi bagiye bagaragara bitabiriye ubu bukwe bagiye batandukanye, ibyamamare ndetse byinshi byo muri showbiz nyarwanda. Harimo Anita Pendo, harimo na Aisha. Abenshi bari bazi ko adashobora kwitabira uyu muhango, ariko n'ubundi nkuko byari byatangajwe ntabwo abo bombi bakundana, ahubwo basanzwe ari inshuti. Rero nk'inshuti ye yitabiriye uyu muhango, atanga n'impano n'abandi benshi bagiye batandukanye. Chris Easy nawe nabonye yatanze impano, ndetse na Kiramani yari yitabiriye umuhango. Ni umuhango wagaragaremo kuba bari bambaye neza, imikenyero myiza y'icyatsi, ndetse n'abasore bari bambariye Irene Murindahabi bari bambaye neza cyane mu mikenyero yabo myiza cyane, ndetse n'amashati y'umweru, n'abantu basaga neza cyane. Ni ubukwe bwabaye butuje, bugaragara nk'aho ari ubukwe bwabaye butuje, ubukwe bwiyubashye, ubukwe abantu benshi batahindiye, bwabaye abantu benshi babutegereje, ariko none ntabwo bigeze babuhindira, gusanga abantu bari gukunda kubivugaho cyane. Rero nibyo buriya iteka mpora mvuga, urukundo iteka ruratsinda. Urukundo iteka ruratsinda. Hari igihe abantu benshi wenda bashaka kugutega amagambo bakakubwira ibintu bitari byiza, cyangwa se ugasanga ku mbuga nkoranyambaga nk'anga bakora kuri social media baragenda babasebya, bababwira amagambo atari meza, babatega iminsi. Ariko noneho Irene Murindahabi ndetse na Liliane bakoze ikintu cyiza cyane, ndetse kandi bashimishije n'abantu benshi, cyane cyane nkatwe abafana ndetse n'abandi bo mu miryango yabo, bashimishije abantu benshi. Ubu bukwe rero ni ubukwe bw'agatangaza, bwabaye butuje, ni ubukwe bwitabiriwe n'ibyamamare nk'uko nabibabwiye hejuru. Ni ubukwe burimo impano nyinshi zigiye zitandukanye, abantu bagiye baha Irene Murindahabi, haba inshuti ze ndetse nabo mu miryango. Ubukwe kandi ndagira mbise ko bwagaragayemo n'umwana wa Irene, nawe yamuhaye impano, n'umwana w'umukobwa nawe yamuhaye impano. Reka rero twifurize Irene Murindahabi kuzagira urugo rwiza, ndetse kandi tunamwifurize kuzabyara hungu na kobwa, ndetse kandi tunamubwira uti komereza aho ngaho ku ntambwe nziza wateye kuri Liliane Nishimwe, Imana izabubakire. Wowe urebye iyi video kugera ku musozo, ndagushimira cyane. Wakoze kubana natwe, mukomeze mugire ibihe byiza.